nkababwira ati muri YouTube harimo ibifaranga sometimes iyo wakoze fresh cano baba barayijyanye bareje bava ngo nayihidinze mwa bahita bayita Mr Giveaway ariko abantu bahise Mr Giveaway banayisuriraga akantu keza bro. Yago TV show ubu ngubu kene natangiye kuvuga ati ngiye kuzaza nkore live mbabwire dufungura indi channel, ariko umuntu witwa Rikirika akambwira ati no Yago channel tugomba kuyigarura, ariko nkavuga ati zagaruka koko bwarakeye mbona batangiye gushyira amafoto y'urukoza soni kuri Facebook yayo, ndavuga iyi nayiragiye kabisa. Noneho nkahita mbona hasohotse nk'ibiganiro 10 bihita bivuga ati Yago aririza, Yago no nge mwibuke ndimo ndarwana n'ibyo bintu cano yagiye, natanze ikirego, ndategereje ngo menye wagwana, nkahita mbona nk'ibiganiro nka Veni, nkahita mbona ama live, nkahita numva ngo hakozwe ama space ngo arimo kuvuga ukuntu ngo Yago ngari we bikuriyeho cano ngo yiriza ngo ashaka attention y'abantu ibiki ibyo bibora. Ariko iyo nza kuba ntaramenye Imana, iyo nza kuba ntazi umwami Yesu simba narahaguye ra abantu baba bambaza ngako Yago ngukura hehe imbaraga bro. Iri ni ryo banga cye kandi mbambarabuye ubwo urubyiruko ruri hano ndabona muri abantu 900 nabangaye mbambarabuye. Ibanga nukumenya Yesu, ibanga nukwisengera, ibanga nukumenya Imana bro, ukamenya Imana ya nyayo kabisa, ukamenya ko Imana ya nyayo bro, Imana ya nyayo yarabirangije yamaze kuduha umugisha byararangiye, kubera ko hari abandi bajene baba bazi ko bazi Imana ariko bayibeshyaho. Imana ni urukundo bro, Imana ni urukundo. Iyo uvuga Imana mu kanwa kawe ariko utagira urukundo, iyo Mana ntayo. Iyo uvuga amagambo atarimo guhumuriza, udashobora guhumuriza umuntu, udashobora gufasha umuntu n'ikintu na kimwe, udashobora no koko niba utanamubwira n'ijambo ryiza nta nakanwa, niba utanamufasha basi mubwire n'ijambo ryiza, niba utamufasha you get. So bashyiraho ibirego bavuga byinshi, ariko namwe mwarababonye ikiza cy'abanyarwanda, ikiza cy'abantu bari muri showbiz, ikiza cy'abantu bakoresha social media, mumaze kumenya ukuri. Mwarababonye mujye mubareba murebe ibiganiro bankoraho, murebe muzabibwirwa muzabibwirwa n'amashene yabo, ama live yabo, ama space yabo. Urumva abandi bakaza bagakora wo kwangisha abajene barimo gukora, bari mu mujyi barimo gukora. Umuntu ugasanga umuntu yazanye ikintu kimeze nk'ikibina murakizi ikibina abantu ubundi kera abantu bagiraga ikibina cyo gushyira amafaranga hamwe bakazafasha mugenzi wabo, gutyo bikagenda bizenguruka. Uyu munsi abantu basigaye barazanye ibibina byo kwanga abandi ibaze ikibina cyo kwanga umuntu bro, kati muze tujye gukora inama, muze twange Yago muze tumurwanye, muze. Ibaze icyo kibina wallahi, yala. Ariko noneho ngewe hari n'ibintu sigaye mbona nkumva kabisa, nkumva ngewe nisekera man abajene bavuyeho niba barazize iki, harangiza bakatwanduza ariko bikanga tukanga kwandura bakatwanduza bagashaka ngo natwe tubindyarya tukabananira tukanga kubindyarya, bakatwanduza ngo natwe ngo tujye turya imboga ngo tubahishire tukabinanirwa, bakatwanduza ubunebwe tukabananira tugashinga cano y'imiziki nayo hagahita hashya, bakatunaniza cano bakaba bayikuyeho ikabiragarutse mwe mugahita muvuga ngo ni prank. Ariko man kubwo bugome bwanyu bwo kuntu mufata ibintu iyo mutsinzwe, ikintu nzakibababwira nje nababwiye ko nta prank ngira. Nimuzajya mumbonaho ibintu mukabona batangiye kuvuga ngo ni prank, mujye mumenya ko batsinzwe buriya, kuko iyo babazaniye amakuru bagahita batangiye kuvuga ngo yewe ngo twaje kumenya ko Yago yaragiye gusohora indirimbo ngo yari prank, niko bari batangiye. Ubu nifitiye akaririmbo ngiye gusohora, ariko iyo ribi itaza gutezamo ngo ivuga ati igisambo turagifite, bari kuvuga ati ya dore Yago yaragiye gusohora indirimbo, niyo mpamvu yaratangiye prank aze ngo zo guhisha cano. Come on man, come on. Iyo batsinzwe bahita bavuga ngo ni prank, cyangwa se bagahita bavuga ngo ndiriza, cyangwa umuntu aririza, cyangwa se bagahita bashaka ibindi bintu bahimba, hereka Yago ni mubi, hereka Yago ni umugome, hereka Yago. Big Energy banze kubyemera, Big Energy narababonye kabisa. Big Energy mukomerezaho,
big energy mukomerezaho namwe ndababona hari igihe nyafata akanya nkareba aba big energy, big up on yourself ewan. Njyewe ndashaka gushimira abantu baba big energy mwese ndimo ndababona, big up on yourself, maximum respect. Akazi murimo gukora ndimo ndakabona, abo bantu ntago bagomba kutuganza gute, abo bantu ntago bagomba kutuganza. Abantu bafite black spirit ntago bajya baganza abantu bafite umwuka wera. Bibaho gute? Mwabonye hehe daimoni zitsinda abamarayika wowe cyangwa umwuka wera? Toka shitani, toka daimoni. Yo Chimenyi, I can see you man. my bad Chimenyi, big up on yourself. Toka shitani, toka daimoni. Mwabonye hehe aho black spirits, imyuka mibi, mwabonye hehe imyuka mibi itsinda umwuka wera, Holy Spirit. Mwabibonye ibyo bintu mwabibonye he? Nehe mwabonye Bibiliya nihe yerekana Satani atsinda Yesu? Ntaho. Yesu aracyari hejuru, Yesu aracyari ku ngoma, turamwizeye. Ngewe Yesu ndamwizera, urabyumva? Wowe uzagenda wizera iyo myuka mibi ukoresha, ugende wizera abo barozi, abo bapfumu bawe ebana bahita baguha ibintu bite bigupfubana. Si mwakoresheje abagore bakababona bateye amada? Ibyabo bagore nabyo biraje mu minsi mikeya, mubimenye. Niba koko twara bateye inda tukabihakana, nibatanga ikirego dukoreshe DNA turebe wagwana. Ahubwo hari abantu mu minsi iri imbere bazatabwamo. Mu minsi iza hari abantu bazatabwamo. Ariko ibi byose nshaka no kubitendo kugira ngo badatangira no kubigira urwitwazo. Ndabizi iyo mvuze bahita babigira urwitwazo. Reka mbe mbaretse iby'ingenzi narinje kubabwira. Narinje kubashimirira umuntu witwa Lick, narinje kubabwira ko cano ihari, hanyuma ibisigaye no gutegereza ibijyanye n'ubugenzacyaha icyo buzanzura. Uwakoze dega baramufite, hanyuma ibindi ndagira ngo bamenyeshe ko album ya kabiri yarangiye. Ubu ngubu hasigaye akazi gusa, hasigaye gusohora akazi twaragakubise sana. Ubu ngubu igisigaye nukubageza akazi twabakoreye, kandi nzi neza ko muzagakunda muri benshi kabisa. So Imana bampera umugisha, abantu 900 Imana baha umugisha sana. Umuntu witwa Lick ni umuntu wa danje sana, ndamushimiye. Yakoze ibintu bikomeye cyane, ari mu batumye nyine Yago TV show twongera kuyibona mu biganza gutya, kubera ko urwego rwamaze gushakira wari wakoze dega. Ariko umunsi tugaruraho cano Lick yadufashije ibintu bikomeye cyane, ari mu badufashije kwinjira muri Google, ari no mu badufashije kuburana, kuko buriya Google igigira option yo kuburana, ukaba waburana muri cano nyine, ukabandikira, ukabaha ibimenyetso, ukagira gute. Umuntu wari watwaye cano rero yakoze ibintu bibi sana, ariko kabisa ngiye ndashaka kubabwiza ukuri ntabwo ngewe nabibwiye na RIB, ndayibwira ni umujene ntabwo ari ngombwa kafungwa kabisa, kuko afite ibyaha byinshi ngaho. Twasanze ibaze ko afite ibyaha birenga 5. Ibaze ko afite ibyaha birenga 5, ariko ngewe ama big energy my brother, ama big energy. Ntago ndi umuntu yifuriza mugenzi w'ikibi, ntago ndi umuntu yifuriza gushyira mugenzi w'ahantu habi. No. Mujene ngewe kabisa narababwiye bamubabarire tu, ntago nkeneye kumufungisha. Ibyaha yakoze byamufungisha, ariko anytime urukiko ruzanzura. Ariko ngewe namaze kubwira urukiko ko nge nta kibazo kabisa. Ngewe naramubabariye, cano narayibonye, niyo ntanayibona kandi ntacyo nari no kumukora. Ibi byose ni iby'isi rero. Nge ntago nakwifuriza umuntu ikintu kibi ngo bamujyane mageragere ngo ibiki. Nabonye hari abantu banyandikiye, ariko nubundi niyo batananye banyandikira abantu umujene nge ntago namufungisha. Nta bamujyane mageragere kwirira kawunga n'imvungura imyaka ingahe, kuko afite ibyaha byinshi sana. Barabinsomeye ibyaha afite, nsanga ni byinshi sana, kandi bananyereka ibihano bashobora kumukubita. Mbona harimo imyaka itubutse, ariko ntago iyo myaka nyimwifurije kabisa. Uje ukiri